Wabyakira gute umenye ko wakunze ushaka ko mubana mugashinga urugo usanze yaranduka ko gatera sida? Buri wese afite ukabyumva. Mu isengura ryacu risanzwe ryimbitse kandi ryujubanya mwuga mu bitabo by'ubuhanga buhanitse mu mpande zose z'isi, twasezeranye ko tuzabatenguha n'umunsi n'umwe habe na gato, nubwo inyanja zakama amazi agashira mu migezi, tuzahora hano ku bwanyu. Uyu munsi twagiye hirya gato muri Kenya, aho umwanditsi w'umuhanga mu buryo bwose yanditse inkuru ntoya, short story, ariko yakoze ku mitima abantu benshi ku isi, ndetse yigishwa no mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza henshi muri Afurika, bitewe n'uko ibivugwamo ari ubuzima bwa buri munsi bw'abatuye isi, cyane cyane Afurika, cyane cyane iyo bigeze ku bijyanye n'indwara zikomeye. Ni inkuru mu ikusanyirizo hamwe n'izindi nkuru nyinshi icyitwa anthology yitwa When the Sun Goes Down, ugenekereje mu Kinyarwanda bisobanura ngo izuba rirenze cyangwa se nimugoroba, kuko nibwo izuba rirenga. Yanditswe na Guru wa Kamau. Iyi nkuru yasohotse mu 2011. Mu minota mike gusa basobanukirwa ibiri muri iyi nkuru kandi neza. Jye nitwa Manzi Jean Sauvel, mbaye ikaze. Golo wa Kamau, amazina yose ni Professor Nicholas Kamau Golo. Yavutse kwa 16 Ugushyingo mwaka 1963, avukira Kahuhia mu gace ka Mulanga muri Kenya. Amashuri abanza n'ayisumbuye yize muri Kenya, nyuma zo kwiga muri kaminuza ya Nairobi, wabonye impamyabumenyi mu ndimi n'ubuvanganzo mu mwaka 1989. Hanyuma aza kubona impamyabumenyi ya Masters mu buvanganzo mu mwaka wa 1993. Nyuma yaje kubona impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu buvanganzo muri Egerton University muri 2012. Yiga cyane ku nyandiko za Ngugi wa Thiong'o, umwanditsi wo muri Kenya. Golo wa Kamau yanditse ibitabo byinshi cyane bigenewe abana n'urubyiruko muri rusange. Mu bizwi harimo Ghost and the 14 Hunter, igitabo cyamamaye cyane cyegukanye ibihembo bitandukanye, harimo Best Awards for African Literature cyo mu 2016, harimo kandi Jomo Kenyatta Prize for Literature cyo mu 2017 n'ibindi bitandukanye. Mu bitabo yanditse harimo kandi Nyota's Dream, Let Happy, Salah and the Pirates ndetse na Frogs for a Sale. Golo wa Kamau yaba umwanditsi n'umutranslator mu bigo bitandukanye by'icapiro. Nyuma yaje kuba umwarimu wa kaminuza, yigisha ubuvanganzo muri Egerton University no muri Equipe University. Ubazwi nk'umwarimu mukuru wungirije cyangwa se associate professor mu buvanganzo n'itumanaho. When the Sun Goes Down, izuba rirenze. Uyu mutwe w'inkuru ngufi yanditswe na Golo wa Kamau, tugenekereje mu Kinyarwanda bisobanuye ngo igihe izuba rirenze. Ni inkuru ivuga kwivangura, agahinda gakabije, gutakaza icyizere ndetse n'icyorezo cya sida, ariko ikavuga no ku rukundo. Mu ntangiriro y'iyi nkuru dutangira n'umukinankuru witwa Steve. Yari umu businessman wamaze gufatisha, mbese ufite ubucuruzi buhamye. Uyu Steve ubwo yarimo gutaha yerekeje mu rugo, yabonye abantu bari bahagaze ku muhanda bari kumwitegereza cyane, hanguvugaho, ariko ntiyabasha kumva ibyo bavuga kuko basaga n'abajujura. Ariko bamubonye bahita baceceka, bakomeza business zabo nkaho nta kirimo kuba, ariko mu by'ukuri niyo baganiragaho. Ubwo Steve ahura n'inshuti ye mu bwana kuva akiri muto yitwa Kanja. Baraganira, banyura ku nzu nziza cyane. Steve abwira Kanja ko iyo nzu ari yaherutse kugura. Yamwijije mu nzu, baraganira, baza kugera ku bihuha byari bimaze iminsi bivugwa ko Steve yaba arashingiranywe n'umukobwa witwa Maureen. Abantu bose bakaba baravugaga ko Maureen ashobora kuba yaranduye sida cyangwa se arwaye ko gatera sida. Steve yanze amazimwe, yemera kubanwa habona, abwira Kanja ukuri kose, nyuma kutayikunejeje kukumva. Amubwira ko Maureen arwaye sida kandi ko amukunda ntacyo ashingiyeho. Muri ako kanya Kanja yabaye nk'uwikanze, yabaye nk'ukubiswe n'inkuba. Mu kumva iyo nkuru atekereza ukuntu umusore ukiri muto kandi mwiza nka Steve yari gukunda umuntu azi neza ko yanduye sida. Kanja yatekereje ku bakobwa benshi bafite ubwiza butangaje Steve yashoboraga gukunda. Yabihuza n'icyemezo Steve yafashe cyo gukunda Maureen, akabura igisubizo. Icyo gihe Steve nawe yari yumviriye, abaza Kanja ati ubwiza ni iki? Kanja araceceka, maze Steve amubwira ati ubwiza ni isezerano ry'ibyishimo. Beauty is a promise
of happiness. Bisaniye ko uko Steve yabonaga ubwiza byabitandukanye nuko abantu benshi babubonaga, kuko we yasobanuye ko umuntu afite ubwiza ari umuntu wizera ko uzajya umuntu kumva urishimye nta yindi mpamvu ishingiyeho. Kuri we yatekerezaga ko nubwo umuntu yaba ari mwiza, nubwo umuntu yaba asa neza cyangwa se asa na bike, wamubona ukaba nta byishimo ubona, icyo gihe uwo muntu atari mwiza. Steve yahereyeho abwira iyo nshuti ye Kanja inkuru ya Maureen, amubwira ko Maureen yashakanye n'umugabo w'umusirikare ariko akunda guhohotera cyane Maureen, agahora amukubita anamushinja kumuca inyuma, nyamara umugore arengane. Uyu mugabo nyuma yaje kurwara araremba, birangira yitabye Imana z'indwara y'ibihaha. Inkuru irakomeza. Steve akomeza abwira inshuti ye ko igihe yahuraga na Maureen bwa mbere yamukunze cyane, ndetse ko nyuma yaje kumusaba ko babana. Maureen akabanza kubyanga kuko yanarushaga Steve imyaka kandi yari afite abana babiri yabyanye n'umugabo we barashakanye mbere. Ariko nyuma y'uko Steve amusezeranyije ko azafata abana neza nkabe ndetse nawe akazamukunda cyane, byarangiye Maureen abyemeye. Inkuru ikomeza. Maureen avuga igihe yari atwite inda y'umwana we wa Steve, ari narwo rukundo yagize, yahoraga asengera asaba Imana kuzamufasha akabyara umwana utanduye agakoko gatera sida, umwana muzima. Byaje kumuhera kuko bwabyaraga umwana w'umuhungu. Reese Kimotho yasanze umwana ari muzima ataranduye agakoko gatera sida. Icyo gihe arishimye cyane, ariko Steve wari waratinya kwisuzumisha. Ubwo yisuzumishaga asanzwe yaranduye sida. Ibi byabaye nk'uko icyuma gishyushye mu gisebe kitarakira neza kuri Maureen utarashaka kwanduza Steve. Byatumye Maureen yongera kugira agahinda, anishinja amakosa, avuga ko ari we watumye Steve yandura agakoko gatera sida. Ariko Steve amusaba gutuza akareka kurira. Nibwo yamubwiye ati mu gihe izuba rirenze ntukajye urira kuko amarira yatuma utabona inyenyeri. When the sun goes down, do not cry because the tears will not let you see the stars. Ashaka kumubwira ko nubwo yarira akagira agahinda ariko adakwiriye kwiriza umunsi, ko agomba gutuza kugira ngo ashobore kubona andi mahirwe y'ibyishimo, nkuko no muri Bibiliya yera babivuga mu gitabo cy'Abefeso, aho bagira bati nimurakara izuba ntikarenge mukirakaye. Inkuru irakomeza. Kanja ari mu rugo kwa Steve na Maureen. Ubwo Maureen yaga Kanja icyo kunywa nkuko bakira umushyitsi wundi bisanzwe, Maureen yamuhaye juice. Kanja yarayanze, yanga kuyinywa neza. Hanyuma Steve arayifata ayisangira n'umwana we. Ibi Kanja yako byababaje Maureen cyane, agira agahinda nuko Steve ayeza kumwumvisha ko adakwiriye kugira agahinda cyangwa ubwoba, ahubwo akwiye guhangana n'uburwayi bwabo bafatanyirije hamwe. Kanja yanze kunywa juice ndetse yanga no kugira ikindi kintu yafata ajyawe na Maureen, atinya ko yamwanduza agakoko gatera sida. Nyamara mu by'ukuri sida ntabwo yandurira mu byo kurya cyangwa mu gusangira cyangwa se mu byo kunywa, ahubwo yandurira mu maraso. Kanja yibutse ukuntu yigeze gushaka gutereta uyu mugore wa Maureen mu ibanga mbere ataramenya ko arwaye sida, ariko uyu mugore Maureen aramuhakanira. Byose Kanja yarabitekereje. Icyo gihe yiruhukije ashima Imana yatumye uwo mugore amuhakanira ko nawe ubwo ari kuba yaranduye agakoko gatera sida. Kanja akimara kugenda, Maureen yasigaye ababaye cyane, yibaza impamvu Kanja yanze kunywa ko ji yamuzaniye no kubwira umugabo we Steve ati abantu babaye babi cyane, no kubera iki. Ariko umugabo we Steve amubwira ko ari ubujiji, ko nta wundi rwango rukabije Kanja yari afite mu kwanga kunywa kuri iyo ji. Maureen na Steve baraganiriye, baganira ukuntu abantu birirwa bavuga umunsi wose bukira abaturanyi babo nta n'umwe ushaka kubikoza kubera ko gusa bamenye ko barwaye agakoko gatera sida. Ariko Steve akabwira umugore we ko kubyirengagiza ari byo byiza, bagakomeza ubuzima, kandi ko iyo byari kuzarangira bitari kuzahoraho. Steve we iri yashoboye kwiyakira, nta kibazo kindi yari afite, ariko Maureen ko kwiyakira byo byaramunaniye, yishyiraho amakosa yose ko ari watumye umugabo we Steve yandura sida. Kubyihanganira byaranze, aho n'agahinda gakabije no gufata imiti nk'uko bikwiriye biramunanira. Kuri we yabonaga atazatinda gupfa, ariko ko umwana we cyangwa umugabo we yabonaga bazabaho, ko yabonaga Steve we yari afite imbaraga kandi yarakomeye. Yumvaga we azapfa Maureen, ariko umugabo we n'uwo mwana we babyaranye Kimotho
bakomeza kubaho. Ijoro rimwe baryamye, Maureen yatangiye kuvuga imirongo yo muri Bibiliya asa n'urembye cyane. Steve yagize ubwoba bwinshi, birangiye umugore we Maureen agwa muri koma. Steve yihuse cyane ageze hanze, abona umuturanyi wabo witwa Tom, amubwira ibyo ari bimubayeho. Bidatinze na gato, Tom azi gufasha Steve, bajyana Maureen ku bitaro. Maureen akangutse yibonye kwa muganga, arangije asaba ko yajyanywe akaba ariho apfira, kuko kuri we yumvaga ko agomba gupfa uko byari kugenda kose, ariko muganga amubwira ko atari bupfe. Maureen abonye ko nta rukundo byo kumujyana mu rugo, yasabye Steve ko yabwira nyirabukwe akaza kumureba, akamubwira icyo yashaka kumubwira aho ngaho ku bitaro vuba na bwangu bidatinze. Steve yaratashye uwo mugoroba ajya gutegura amafunguro. Bwarakiye mu gitondo. Muri icyo gitondo ubwo Steve yazanye ifunguro rya mu gitondo ku bitaro, yakiriye inkuru itari nziza na busa. Ibya Maureen byari byarangiye. Agahinda gakabije katumye Maureen yitaba Imana. Hanyuma aza gushyingurwa nyuma y'icyumweru kimwe, asiga abana be batatu. Abakobwa babiri yarabyaranye n'umusirikare wari umugabo we wa mbere, ndetse n'abamuhungu Kimotho yabyaranye na Steve. Mu gushyingura, abantu bari barimo kwibaza ukuntu uwo mwana ari kubaho nyuma y'uko nyina yitabye Imana akamusigara igihe utambambuga. Steve we yarababaye cyane, wari umunsi w'umwijima kuri we. Yibutse amagambo yigeze kubwira Maureen ubwo yari mu gahinda gakabije, ati mu gihe izuba rirenze ujye ureka kurira, kuko amarira yatuma utabona inyenyeri. Nibwo yumvise uburemere bw'ayo magambo. Muri icyo gihe Steve yafashe umwana muto akaboko barataha. Byibura umugore yakunze warongeye gutuma yishima mu buzima. Nubwo yari amaze gushyingurwa, yaramusigiye urwibutso, arirwo mbuto y'urukundo rwabo. Kimotho yari kuzatuma yongera kwishima. Munyemere mbabwire bamwe mu bakina nkuru bagaragaye muri iyi nkuru b'ingenzi. Uyu yitwa Steve. Iyi nkuru ni businessman warahiriwe n'ubucuruzi. Uyu Steve yakundaga cyane Maureen, nubwo Maureen yararwaye sida. Yageraga impuhwe, yagiraga urukundo, kwihangana no guhangana n'ibibazo, kandi ntiyumvaga amagambo y'abantu bashaka ko areka Maureen. Steve kandi yemeye kurera abana ba Maureen, nubwo Maureen yarabyaranye n'undi mugabo bari barashakanye imbere ya Steve. Uyu mukina nkuru wundi w'ingenzi urimo yitwa Maureen, yari umugore wa Steve. Bashakanye nyuma y'uko Maureen apfuye umugabo we barashakanye mbere. Uyu mugabo amuhoteraga cyane. Maureen yanzwe no kwihangana, ariko agira kwitakaza icyizere, agahinda gakabije, ariko nawe yakundaga Steve cyane nubwo bashakanye nyuma yo gupfusha umugabo we wa mbere. Gutya cyane kutugira icyizere, agahinda gakabije byatumye yitaba Imana. Atishwe na sida, ahubwo yishwe no kugira agahinda gakabije cyangwa se depression. Uyu yitwa Kanja, n'undi mukina nkuru urimo muri ino story. Ni inshuti ya Steve kuva mu bwana. Yaranzwe no kugira uvangura, no mu gihe Maureen yaramuhaye ji Joyce, Kanga yarayanze, yanga kuyinywa neza. Nyuma Steve ayisangira n'umwana we. Kanja nanone yagiriye Steve inama yo kureka Maureen, ariko Steve arabyanga aranangira. Undi mukina nkuru w'ingenzi urimo yitwa Tom. Uyu yari umuturanyi mwiza wa Steve, ntiyigeraga agaragaza ivangura nk'abandi, ahubwo n'igihe Maureen yararwaye, uyu Tom yafashe Steve kugeza Maureen kwa muganga. Mbese muri make ni umuturanyi mwiza. Munyemere tuvuge ku nsanganyamatsiko z'ingenzi zagazwe muri iyi nkuru. Muri iyi nkuru harimo kuvugamo icyorezo cya sida. Icyorezo cya sida kigaragara cyane muri iyi nkuru. Maureen yarandujwe sida n'umugabo we barashakanye mbere, hanyuma aza kuyanduza Steve bashakanye nyuma. Ibi biributsa ko sida ari icyorezo cyandura. Iki cyorezo cyatumye Maureen yitakaza icyizere, ndetse n'abaturage bamwe bamuhaga akato. Urugero ni nka Kanja wari inshuti na Steve umugabo we, ariko yanze kunywa kuri Joyce cyangwa se kuri ji yarahawe na Maureen. Ikindi gitekerezo cy'ingenzi kivugwamo hano muri no short story cyangwa se muri no nkuru ngufi ni ivangura. Abaturage bamenye ko Maureen arwaye sida, batangiye kumugendera kure. Muri make bamuha akato. Inshuti ya Steve
yamubujije gushakana na Maureen kuko yumvaga adakwiriye gushakana nawe kuko arwaye sida. Iri vangwa ryatumye Maureen abona agahinda gakabije. Indi ngingo y'ingenzi urimo muri iyi nkuru ntoya ni ukutiyakira n'agahinda gakabije. Kubera kutiyakira kwa Maureen byatumye abona agahinda gakabije ndetse no kwitakaza icyizere. Ibyatumye yitaba Imana atishwe n'icyorezo cya sida, ahubwo yishwe n'agahinda gakabije cyangwa se depression. Indi ngingo y'ingenzi irimo hano muri ino short story cyangwa se ino nkuru ngufi ni urukundo no kwihangana. Nubwo Maureen yarwaye sida, Steve yemeye kumukunda ndetse nubwo yamushaga imyaka myinshi afite n'abana babiri abyaye n'umugabo we wa mbere, Steve yemeye ko bashakana. Steve kandi yagiye inama n'inshuti ye yo kureka Maureen ariko kuko yamukundaga cyane yanze kumureka. Steve ntigeze yita ku kuba Maureen yarwaye sida, yihangana ibyavuga byose akomeza kubana na Maureen ndetse n'igihe Maureen yapfaga Steve yasiganye abana be abarera. Iki gitabo kirimo amasomo menshi, tugiye kureba amwe mu masomo y'ingenzi twakigiramo. Isomo rya mbere ni uko abantu bagomba kwirinda kuvangura no guhakata abarwaye indwara zidakira. Abarwaye indwara zidakira urugero harimo nka sida n'izindi, nabo dukwiye kumva ko bafite uburenganzira nk'ubw'abandi kandi tugafatanya mu kwiyubaka no kubaka igihugu nta kuvangura. Irindi somo riri muri iki gitabo no kwiga kwiyakira no kwakira ibitubayeho. Iyi nkuru twigisha kwiga kwakira ibitubayeho mu buzima kuko kutiyakira ni byo bibi kurushaho. Urugero muri iyi nkuru Maureen yananiwe kwiyakira bituma abaho mu buzima bwuje agahinda gakabije, byatumye aza no kwitaba Imana. Mu bindi bintu byinshi twakwegera muri iyi nkuru harimo kugira urukundo nk'uko Steve yagaragarije Maureen urukundo nubwo abantu bamubuzaga gushakana na Maureen, ndetse n'ukuntu yamubaye hafi muri byose mu bitari byoroshye. Buri wese akwiriye kugira urukundo kandi akiga guhangana ntimuce intege. Muribuka ibyo natangiye mbaza, ese wakwemera gushakana n'umuntu wamenye ko yandura ko gatera sida nubwo wamukunda? Hari abantu benshi batekereza ko kwandura ko gatera sida bisobanuye ko ubuzima buhagaze, ko nta cyizere kindi cy'ubuzima bazongera kugira, bityo bigatuma biheba bikomeye. Rimwe na rimwe bagatinya no kujya gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, bakiga ko abantu babona bakajya bakato, ariko mu by'ukuri si byiza na busa. Kwandura virusi itera sida ntabwo bisobanuye iherezo ry'ubuzima cyangwa se ko ubuzima bwawe burangiye. Iyo ufashe imiti neza kandi kujya ubaho kandi ukabaho neza. Nk'uko umutwe w'inkuru ubicaho amarenga, si nko guhora ubabaye kuko atari byo abantu baremewe. Mu gihe ubabaye, mu gihe wagize umunsi mubi, izuba ntawe rikwiriye kurenga ukibabaye. Mu gihe wowe n'ibindi bintu kugoye udashobora kwakiriza amarangamutima, si byiza koko ukomeza kuguma muri ibyo bihe. Ni ngombwa gukomeza ukabaho. Nubwo igitabo cyanditswe muri Kenya, ibivugwamo no muri iki gihugu cyacu birahari. Dushingiye ku makuru y'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe kurwanya sida UNAIDS ndetse na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda binyuze mu kigo cyayo cy'ubuzima RBC, agaragaza ko 2.7% by'abantu bari hagati y'imyaka 15 na 49 mu Rwanda abana ko gatera sida. Mu mibare yumvikana neza, abarenga abantu 130, ariko hagati ya 97 na 98% by'abantu bazi ko bafite ako gatera sida fata imiti neza kandi ku gihe. Dushingiye kandi kuri raporo yakozwe n'ikigo Rwanda Stigma Index yasohotse muri 2020, igaragaza ko ikigero cy'ipfunwe ku bafite virusi itera sida mu Rwanda cyagabanutse mu myaka ishize. Gusa iyi raporo igaragaza ko ivangwa rikorerwa abafite ubwandu ritarashira burundu, ndetse ko 1/3 cy'abafite ubwandu bwa virusi itera sida batinya kugira uwo babibwira, kandi ko ab'igitsina gore n'abakiri bato aribo bahura n'iki kibazo cyane kurusha abandi. Nk'uko Guru Kamau abigaragaje muri iki gitabo, iri pfunwe bigirwa n'undi ko gatera sida ni bibi cyane, ko bigutera agahinda kakaba kakwiyikira ku bwako. Ni byiza gufata umuntu urwaye sida nk'undi muntu wese, cyane ko sida yandura mu maraso gusa, itandura mu gusangira cyangwa se mu cyo kunywa cyangwa se mu gusuhuzanya. Umuntu urwaye sida nawe yakunda kandi agakundwa, afite uburenganzira bwo kubana n'uwo bashaka kandi no kubyara abana, dore ko kwa muganga hari uburyo butuma umuntu urwaye sida atakwanduza umwana cyangwa se
atakwanduza uwo bashakanye. Ni byiza kwirinda virusi itera sida kuruta uko wayirwara. Hari abatekereza ko mu rubyiruko nta barwaye sida barimo, bityo bakaba bakishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi ndetse butanakingiye. Ni byiza kwirinda kwifata, ese byakunanira ugakoresha agakingirizo. Dusore ikiganiro cy'uyu munsi, tubashimiye ko mukomeza kubana natwe. Nitwa Jean Sauveur Imanzi. Ugize ikibazo, igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikindi cyose ashaka kutubwira, watwandikira kuri email yacu ni imanzikm47@gmail.com. Nawe utaha.